barumva ariko ntibavuga nkunda kubahisha nyine banteraga ipfunwe njya gukingiza nk'abandi badamu hano ko hari umubyeyi wabyaye inkende ibyo bintu nibyo cyangwa nuko umubeshyira ntabwo bamubeshyira niko tubibona. Impanuro TV twongeye kubahereza ikaze bakurikiye Impanuro TV tubashimire ukuntu mukomeje kubana natwe umunsi ku munsi kuko twabasezeranyije kandi iminsi yose tugenda tuganira namwe ko tubagira ku makuru yizewe muri kano kanya hano mubona turi mu karere ka Huye ahantu hazwi nko mu Muyogoro hari kubakwa n'umuhanda ni kaburimbo nshya iri kugana mu karere ka Nyaruguru ni ibintu bikomeye cyane by'igiciro gikomeye cyane kuko uyu munsi tubazaniye amakuru adasanzwe ushobora kwibaza ati amakuru uno munsi noneho yo muri Nyaruguru mu Muyogoro mu karere ka Huye n'amakuru ameze gute na amakuru adasanzwe hari stories zimaze imisi trendinga zivuga ku mubyeyi hano muri kano gace twagezemo wabyaye inkende ebyiri ni ibintu bitangaje cyane tugiye kubakurikirana amakuru kuntu ameze yose kuva kuri kugera kuri Z kugira ngo tubakurikiranire tumenye uko byagenze niba ari ukuri cyangwa se niba ari ukubeshya tugiye kugenda tubaririza turaza kugenda tumenye neza nyirizina amakuru ukuntu ameze kandi twizeye ko ibintu biri kumeze kugenda neza cyane twagendaga tuva ku mamoto bitewe n'ibikorwa remezo biri kugenda byaguka muri kano gace byadusabye urugendo rungana hafi n'isaha kuri moto kugira ngo tubashe kugera aho umubyeyi atuye nubwo bitatworoheye ariko twakomeje kurwanya ishyaka kugira ngo tubashe kumenya mu by'ukuri aya makuru niba ari impamo muri iyi misozi yo mu bisi bya Huye ni imisozi miremire cyane ku buryo na moto bitayorohera kugira ngo ihazamuke hamwe twagendaga tuvaho nubwo urugendo rutoroshye cyane dukomeje kugenda imihanda ni mibi cyane ko hari abiri kutugera bikaba bisaba abamotari kuvaho tukagenda n'amaguru ariko nagira ngo dukomeze dukurikirane kino kibazo tumenye umuzi wacyo kuko n'ahantu hazingiye amateka akomeye cyane ku bijyanye n'icyo kibazo cy'umuntu bivuga ko yabyaye inkende kuko twabibabwiye mbere namwe kugenda mubyibonera hano ku mashusho tukagenda n'amaguru twashize tugera mu rugo nkuko twari tubitegereje umwanya uri munini cyane nagira ngo musabe mukurikirane iby'iyi nkuru hato mutazayumva nk'imbarirano twongeye kubashimira ko mutakomeje kurambirwa kandi mwakomeje gukurikirana nkuko urugendo rwari rworoshye ariko tubashije kuhagera umubyeyi yatwakiriye katangire tumuhe ikaze atangire yibwira abadukurikiranye kugira ngo turuje kugera dusobanukirwa kimwe ku kindi turakwakiriye. Yego murakoze twabishimiye kuba mwadusuye. Amakuru ni meza. Amazina yanyu kugira ngo abadukurikirane barusheho kugenda basobanukirwa. Twamusabye Imana Claudine. So hari amakuru yaramaze iminsi avugwa adushyikira bavuga ko hari umubyeyi muri kano gace ari wowe twabashije no kubona bivuga ko yaba ngo yarabyaye ngo inkende nibyo cyangwa ugira ngo duhe ishusho y'uko kuri icyo kintu kimaze iminsi kivugwa. Gusebya ntabwo ari byo. Gusebya rwose abana banjye ntabwo ari zo. Bivuga babihereye kuki ni ukusebya nyine nk'uko nyine mwaje kunsura abaturage baransebya. ubundi busanzwe uri mu ntoki ubayeho gute ni mu buzima bwanjye waheje inyuma n'amateka ntabwo tubikora ariko twarabiretse turihingira. ubayeho gute tugeze ahangaha dusanze twakiri wenyine ubundi ufite umufasha nta mugabo mfite papa wabo yarapfuye. bivuga ko ngo yapfuye yiyahuye nibyo cyangwa nibyo. byari bimeze gute ntabwo mwari mubanye neza yaragiraga amahane urebye ntitwari tubanye neza yagiraga amahane ubundi yaraje ararwana arasenya aha hose mukuru w'umudugudu bose baraza baraterana baramubwira ati ntazongere genda aranywa arasinda araza anywa umuti w'inka nyine w'uburondwe uriyo dutera uburondwe niwo yiyahuje nabaye muhunze. haciyemo igihe kingana gute ubusa umwaka urimo umwaka urashize. none ngira ngo utushe kudusobanurira aba bana batatu bose nabo yagusigiye. Nabo yansigiye. Umukuru afite ingahe umuto afite ingahe nguyu ni uwa 2009 uyu nguyu arafite imyaka 5 uyu ni imyaka 3. Ni bakuru. hari babasha kwiga se ntabwo babasha kwiga nuko mbitungiye mu buzima bwabo ntibabasha kwiga nuko ndi umwe ubundi bagiye mu bandi bana rwose bamenya n'ubwenge nkasiga mbakingiranye nk'ubu ntahari bagiye mu bandi bana bamenya ubwenge.
kuki usiga ubakingiranye ntubashyira abandi bana hano muri kano gace ngo bakine n'abandi bana? simba mpari, ntabwo mba mpari, hari igihe mbaba hafi, hari igihe babakubita, niyo mpamvu ntaba mpari nyine nkabasiga mu nzu nkabakingurira ari uko nje. Abaturanyi ntabwo babafata gute? Kuko yenda babona yenda atari abana yenda basanzwe kuri bo, ari nayo mpamvu yenda kuri zo bavuga ko waribarutse inkende. Wowe abaturanyi bona bagufata gute muri rusange? Nta kibazo rwose, baranasura, abantu bagenda hano ntabwo batinya abana banjye. Wowe nk'ubu uriyumva gute? Kuko urumva ufite ibibazo bigiye bitandukanye, kwita ku bana batatu uri wenyine bigenze nuko societe muri rusange nagufata, wowe uba wiyumva gute? Nta kibazo bintwara, narangije kubyakira. Noneho nagira ngo tuvuge hano hari ubuyobozi burahari burakora, haricyo n'ubujya bugufashaho ku bijyanye yenda n'ubuzima bwa bana bawe? Baramfasha, bampa inkunga nyine, bampaye inkunga y'amafaranga, bahahira ibyo barya, nkabagurira n'imyenda yo kwambara. Ibyo kwiga se? Kwiga ntabwo biga, narabibasabye ntabwo biga, sinzi icyo bari kubitekerezaho. Nabitekerereje umuyobozi wari uriho witwaga Muzuka, sinzi nimba ari kubitekerezaho. Aba bana uko ari batatu bavutse mu bihe bitandukanye, ububyara umwana wa mbere wabyakiriye gute? Ubyaye wa kabiri, ubyaye wa gatatu byari bimeze gute icyo gihe? Najye ngo uduhe iyo shusho yose muri rusange. Nabonaga ari ikibazo ngiye mu muryango nyine, nabonaga ari ikibazo kubona mu muryango ari giye ubyara gutya, nabonaga ari ikibazo. Byigeze bigutera kuba yenda mu muryango bagufata nk'ukundi kuntu bitewe n'uko yenda babona kubyara abana yenda mu buryo budasanzwe? Ko batabimbwiraga namenya ari ibiki, ntabyo bambwiraga, babonaga gutya mbyaye gutya, ariko nta kintu kibi bigize bamvuga. Mu muryango wanyu cyangwa se no kumufasha wawe nubwo yatabarutse, hari ko wigize yenda tuvuge akabyara abana muri buno buryo? Hoya ntawe, ninjye nawe twabibonyeho, ntawe, ninjye nawe twabyibonye. Wowe ukimara kubibona wabyakiriye gute? Usibye kuba yenda aravuga ati nyine biraje, umwana ugomba kwakira nk'umwana, wowe wabyakiraga gute? Ntabwo byaguteraga ipfunwe mu bandi? Byararinteraga, nkajya gukingiza nkabahisha, nkaza ntwikiriye, ariko ubu ngubu nyine si nkikunze kubahisha, ndabareka nyine bakigendera, ntabwo nkunda kubahisha, nyine banteraga ipfunwe njya gukingiza nk'abandi badamu, nkabona ni ikibazo kuri jyewe. Wowe nk'ubu ngubu nk'iyo utekereje ukabona aho bageze, ubona hari icyongeraho ku mibereho yabo? Imibere yabo mbona nta kiyongeraho, ariko mbatunga uko bameze, mbona nta kiyongera. Ugize ujya kwa muganga se ngo ube wabaza yenda ibijyanye na bano bana bawe? Banjyanye Gatagara, barambwira ngo ni ukubakorera inkweto ngo zo kugira ngo bagenderemo nyine. Ndareba, bambwira ngo njyane umwe abandi mbasige, ndabyihorera, ntabwo nari kubona abo mbasigira, ngo njyane umutoya ngo aba bakuru mbasige, ndabyihorera, ntabwo nari kubona abo mbasigira. Bose ni abahungu cyangwa n'abakobwa? Ni abakobwa, ni babiri, umuhungu n'umwe. Umuhungu n'uriya mukuru? Biwicaye. Abatoya babiri ni abakobwa. Nk'ubu ngubu nkawe nk'iyo wicaye hano uri wenyine, nk'iyo utabashije ko wajya muri iki kiraro ugiye guhinga, ubaho gute? Ubuzima bwanjye iyo ntakibonye, ariko hari igihe nkibona abantu bakunda kuncisha ishuro, iyo mpunga iyo itari yaza tutarayibona, nca ishuro rwose, nca ishuro, kubera ko afite na nyirakuru hafi arabamenya. Wumva kuri wowe hari abantu yenda babasha kubagirira nk'icyo bagufasha? Wumva ari nk'iki bagufasha muri rusange? Rusange icyo bamfasha, ubuzima bwanjye icyo bafasha, icyo nakumva nakwisabira, nakumva utu twana twakwegera nk'utundi twana tubana n'ubumuga, bakaba batunjyanira mu bandi bana. Njye simbona umwanya wo kwicara ngo mbajyane mu bandi bana ngo babigishe kuba bakina, nta mwanya nkunda kubibonera. Babasha kuvuga se ubu ngubu uramubwira akagusubiza? Barumva ariko ntibavuga, marenga mbega ni nk'ibiragi ariko ntibavuga, barumva. Wowe iyo ubabwiye nk'ikintu umbwira ati mpereza kiriya akakumva,
ariko we ntabwo abasha kugusubiza nyine. ntabwo bansubiza. Muri rusange nk'uko abana bagenda bakura ubona hari icyizere bigenda biguha ko yenda ejo hari ikintu cyahinduka yenda n'ubwo bufasha mu gihe yenda butari bwaza, ubona hari ikintu kigenda gihinduka kuri bo ku buryo ugatenda ejo cyangwa ejo bundi hari ahantu bashobora kuzaba bageze? mbona nyine ari uko bimeze, hari ikizahinduka, mbona batazagumya ari uku nguku, wenda bazageraho bagakura bakagira icyo bankorera. Wowe umaze kwigeza ku kiyenda kuva aho umugabo wawe atabarukiye, wakoze iki kugira ngo ube wenda wabasha kugira ngo uteganyirize bano bana bawe? Icyo mbashije kugeraho, mbona nta kintu mbashije kugeraho, umuntu umwe mbona nta kintu nageraho. Gusa iyo nkunga bampa, naguzemo agakoko ngakariya, mfite n'akagurube, nibyo ncungiraho kuko nta kindi kintu mbona nabasha kwikorera. Nk'iyo uri hano uri kumwe n'abano bana, wowe uba wiyumva gute? Mbese nk'iyo murimo murakina wowe ubyakira gute? Yenda ukabona yenda ntabwo ubona yenda abana muri rusange n'abaturanyi bashobora kuba babatinya n'iki, ariko ukajya uri kumwe nabo, uba wiyumva gute uri kumwe uganira nabo ubabwira, ukabona barumva bigenda gute? Barumva ariko nta kintu babasha kunkorera mu buzima. Bigomera gutya tukikinira gutya nabo, ubundi nta bwenge mbona bafite bwo kuba bagira icyo bamarira. Nagira ngo use nkusobanura hano hantu utuye, kano gace utuyemo hano twagusanze ni hehe, kugira ngo yenda n'undi muntu ushaka kuba yakugeraho cyangwa ubasha kugira icyo yagufasha yenda azamenya aho gusanga? Hano ni umudugudu w'Agasharu, mu kagari ka Muyogoro, umurenge wa Huye. Nk'ubu ngubu urabona turi mu masaha ya mu gitondo hashira amasaa 6, ese wabasha kubategurira yenda icyo babasha gufungura? Nabyutse nyine ndi mu isuku, nabatekeye igikoma cyonyine. Ubu saa 6 nijoro ho biragenda gute? Ndashakisha mbatekere barye. Ufiteho bahingira se? Ndagafite gato n'aka kaha inyuma. Ako kaha inyuma nkaca inshuro y'abaturage, mu baturage naha inyuma honyine. Ese ntabwo uteganya kuba wenda wabyara undi mwana warekeye aho gusa, ntabwo uteganya kongeramo undi mwana? Akandi kana Imana yampaye kazima ndagafite. Hari akandi kana nibyariye hirya ndagafite. Utari kuri abangaba? Waracyari muto ariko? Ni gatoya karonka nuko kari hano hirya. We atandukanye n'abangaba. Ni nk'ubuhe butumwa wumva watanga kuri sosiyete nyarwanda kuba yenda umuntu yabyara abana mu buryo budasanzwe nk'abangaba bakaba bageraho inkuru ikagenda igakwirakwiza avuga ko wabyaye inkende? Wowe ni buhe butumwa wahereza abantu muri rusange badukurikiye? baranshebeje ntabwo ari byo, ni ukunsebya rwose, n'utwana tubana n'ubumuga mu mutwe ni ukunsebya, ni ukunsebya, ntabwo ari ibikoko. Mwebwe se ko mubonye ari ibikoko? Ni ukunsebya nyine. Umuntu washebeje Imana izamubabarire. Ubu se ntabwo uteganya kuba washaka undi mugabo yenda mukabana ukabasha kubaka mugategura iby'ejo hazaza? Reka nta wundi mugabo, nta mugabo ushaka. Nzarera tuno twana na kariya, reka nta wundi mugabo. Ku bijyanye n'imibanire n'umufasha wawe mbere y'uko biyahura, mwari mubanye gute? Aho se cyaba ari ikibazo cya bano bana batumye yiyahura usibye kuvuga ngo yagiraga amahane? Menya aricyo nicyo kibazo cy'aba bana, nanjye niko nabibonye. Wenda akajya ahantu nko ku kabari, yabikoraga yagiye ku kabari akaza yasinze akaza arwana. Mbari kuba yaratekereje aba bana kuba ntawe umukorera akantu, nanjye kaza ndya umutima kaza nkubita rero. Bivuga ngo amakimbirane yo kutumvikana yatangiye ubwo bano bana bari bamaze kuvuka? Amakimbirane niho yatangiye kuza amaze kuvuka. Twabyaye umwana wa mbere turavuga ati wenda n'uyu nguyu reka tubyare n'abandi turebe, bakomeza baza ari uku nguku. Ubwo nanjye mpitamo guhita ndekera kubona kongera kubyarana nawe ahapfiriye. Rero Imana ishumbusha, mbona undi mugabo twibyaranira, Imana impakana kazima kazabasha kugira icyo kankorera. Aho se ntiwaba waramucaga inyuma wenda? Ntabyo nakoraga, nabikoze nyuma aho amaze gupfira.
ntabwo ibyo bintu nabikora naranabyangaga kereka ikibazo nahuye nacyo niho nabashije kugira icyo mbitekerezaho mbona Imana impaye akana kazima. ugize amahirwe nta bibazo nkitekereza singitekereza cyane kuri aba bana mbafata basanzwe nk'undi bafata kimwe. Iyo nabashije kubona inkunga nk'uko ndagenda nkabagurira utwenda nkanabashakira ibyo kurya bagasangira sinjonjora ngo ndabakubita ngo ndabafata nabi ngo mbafata nabi. aba bana mu kuvuga kwabo bavugaga bafite ibiro bingahe bagukura nyine nk'ubwo bageze he kugira ngo tumenye bijyanye n'imikurire yabo? Nk'ikiro yabaga ari ikiro ikiro n'inusu nicyo bagendaga bavukana kubwano kuri aka ngaka ka gatatu bigeze kugashyira mu byuma bagira ngo ntikuzuye kandi kuzuye. ikiro n'inusu nicyo bapimaga. ni ikihe kintu se wumva kindi wumva ukeneye yenda usibye kuba ari ubufasha bwabasha kugera kuri bano bana bakabasha kujya mu bigo byita ku bafite ubumuga? wowe urumva ari ikihe kindi kintu ukeneye cyane kuri wowe kubijyanye kugira ngo imibereho yawe ikomeze kuba yazamuka? nguko banjyaniye bakabajyana mu bandi bana nyine bahari n'ubufasha bundi bampa baragiye nabasha kwizunguriza utuntu bumbura uko ntuzunguza kubera aba bana mba mfite nagura utuntu nkaducuruza kubera ko ndabahahira gusa sinjya mbasha kugura utuntu ngo curuze. Yenda se tugarutse mu buzima busanzwe wowe ujya ukurikirana amakuru atandukanye ukumva hari ubundi buvugizi buturuka hejuru wigeze ujya gusaba nko mu karere usiye kuba warageze mu murenge? Nta bundi buvugizi nasabye gusa icyo nasabye hari hakiriho umuyobozi witwaga Muzuka araza nawe arambwira ati ni ukunsebereza abana bananjye ntabwo ari ibikoko mbasaba ubufasha bwo kuba bajya mu bandi bana babana n'ubumuga nta kintu barabivugaho gusa nuko bajyanye Gatagara basaba ngo mujyane umwana umwe ndabireka ntaho nabashije kujya. Murakoze cyane. Yego namwe. Impanuro TV. Turakwakira. Yego murakoze. Amazina ninde? Banyita Umubyeyi Jeannette. Abantu hano muri aka gace mu mudugudu w'Agasharo. Kagari na Kamuyogoro. Hano ko hari umubyeyi wabyaye inkende. Ibyo bintu nibyo cyangwa no kumubeshyira? Ntabwo bamubeshyira niko tubibona. Abo bana be mubabona gute nyine nk'iyo mubabona se itandukana hagati n'abandi bana basanzwe kwise mugeranya n'inkende mumikora guke? Gituma tubona abana be batandukanye n'abacu. Abana biwe ashobora kuba bamaze igihe kinini ntibavuga ntibagenda neza muri make nta bwenge bafite ku buryo nyine igihe cyose ababa hafi iyo atari kumwe nabo bashobora no gutorongera nta bwenge bafite akaba yababura. Mwabyakiriye gute? Nk'igikuba cyacitse cyangwa mwabonye nk'ikintu cy'ishyano riguye muri kano gace? Twebwe twarabibonye bidutera ubwoba. Mu by'ukuri ni ukuri twaramusabye uriya mubyeyi yagize ikibazo gikomeye cyane n'ubwa mbere twari tubibonye. Tukimara kubibona nyine nta kindi kintu twari gukora nyine twaramusengeye nyine turamusabira nta kindi kintu twabonaga twebwe twari kubasha gukora. Nawe turakwakiriye. Ni murakoze. Nitwa Musabye Maria Angelique. Nkabanuye muri uyu mudugudu w'Agasharo akagari Muyogoro umurenge wa Huye. Ndabona usa nkaho uri mukuru. Ibi bintu byo kuba umuntu yava ngo yabyaye inkende n'ubwa mbere wari ubibonye cyangwa byigize binahora muri kano gace? Oya n'ubwa mbere nari mbibonye nta handi hantu nigeze mbibona nyine kuva navuka. Uretse bijyanye n'umufasha we bimeze bite? Tubise ngo yariyahuye yaba yariyahuye bitewe n'abari abana cyangwa n'izindi mpamvu zihari? Twebwe ntabwo twamenya nimba byaratewe n'abari abana gusa hagati yabo nyine hajemo amakimbirane natwe tukabibona bagajya baterana amagambo nyine biza kugaragara ko bishoboka kuba biturutse kuri bari abana kuko bagiye bavugiraho amagambo menshi wenda haba abaturage haba nabo ubwabo. Umugore akavuga ngo njye ntago nakomeza kubyarana nawe njye ndashaka kujya kureba nk'ahandi hantu nakibonera ko nareba ko umwana muzima.
birangira rero habagomeje habaho amakimbirane, birangira twumva ko umugabo yiyahuye. yiyahuye gute? Yiyahuye nyine bagiranye amakimbirane, noneho umugore arahunga ajya mu rugo iwabo, noneho biza kurangira umugabo yinjiye mu nzu ngo anywa umuti w'uburondwe w'inka. Bucya mu gitondo rero nk'abaturage dusanga umugabo nyine bimeze nabi, turamufata tumujyana kwa muganga, bahita batubwira yuko yitabye Imana. Kugeza abana be mu akato? Ntabwo tubaha akato kuko ntiwamubona nk'uko wenda avuye nko mu rugo, kuko urabona ko nta bwenge bafite. Iyo tumubonye nk'abaturanyi turamufata tukaba twamusubiza mu rugo, cyangwa tugahamagara mama we ati ngwino wegere umwana. Ntabwo tubaha akato rero kuko tubona ko ari abana nk'abandi, nubwo batafite ubwenge nk'ubw'abana bazima, ariko n'abana nk'abandi. Murakoze nawe. Impanuro TV. Twongeye kugira amahirwe yo kuhura n'umuyobozi wo muri kano gace hayobora umudugudu wa Gasharu. Nagira ngo dutangire tumwakira, atangira bibwira muri rusange, anatubwira ku bijyanye n'uno mubyeyi mwamaze kwibonera mu kanya bivuga ko yabyaye inkende. Turakwakiriye. Murakoze. Nitwa Mwaneza Bosco, nkuko mubivuze ni umuyobozi w'umudugudu wa Gasharu, nkaba mvuke inaha. Ibi bintu abaturage barimo baravuga ko uyu mubyeyi yabyaye inkende, ni kimwe mu bivuga iki nk'ubuyobozi? Nkatwe nk'ubuyobozi ntabwo twemera ko bari abana ari inkende, gusa ni abana bavukanye ubumuga. Si we wenyine waba warabyaye abana bavukanye ubumuga, hari abana bavutse nk'abandi bana. Gusa icyo navuga, batinze kuvuga cyangwa se guhaguruka, ariko ubundi n'abana nk'abandi bose bavukana ubumuga, ntabwo ari inkende, ntabwo tubyemera nk'ubuyobozi. Urabona ni umubyeyi utishoboye nk'uko bigaragara, ndetse ari no muri babandi bahejwe inyuma n'amateka. Mwebwe nk'ubuyobozi muramuteganyiriza iki? Kuko avuga ko abana be bakeneye ubufasha bwo kuba babasha gusanga abandi bana, cyangwa se akabasha kujya mu bigo byita ku bantu bafite ubumuga. Mwebwe nk'ubuyobozi muramuteganyiriza iki? Twebwe nk'ubuyobozi bw'umudugudu tubana n'uwo muryango umunsi ku munsi, dukomeza kubasura tukabaganiriza kugira ngo babashe kuva mu bwigunge. Ikindi tubasha gukora nk'ubuyobozi bw'umudugudu, tujya mu bundi buyobozi bwacu bwo hejuru tugatanga raporo ko baba bameze ku mibereho yabo, kugira ngo leta nabo igerageze kubafasha nk'uko ifasha abandi bana muri rusange bavukanye ubumuga. Iyi miryango w'abaturanyi bavuga ko yabibaha akato, iyo icyo mukora ni iki kugira ngo ako kato kagabanuke ku muryango? Icyo dukora twe, urabona nk'umubyeyi uba mu giturage wabashije kubyara abana, akabona ko batameze nk'abandi bana baba baturanye nabo mu karitsiye, icya mbere dukora ni ukubanza kumwigisha ko agomba kwigirira icyizere, akumva ko atari we wenyine wabyaye abana bafite ubumuga wenyine n'abandi. Ikindi dukora inama buri wa kabiri mu nteko y'abaturage, tugerageza kubwira abaturage baturanye n'uwo mubyeyi ko batagomba kumuha akato, batagomba kumuheza. Nawe ubwe akagerageza kwiyakira, akazagerageza kujyana aba bana mu bandi bana bakabasha gukina, akumva ko nta gikuba cyacitse kuba afite abo bana. Murakoze. Impanuro TV.